Ndabasuje. Caligula yari umwami w'Abaroma. Uyu mwami yayoboye ingoma ya 37 kugeza ku ya 41 nyuma y'ivuka rya Yesu. Muti byagenze bite kugira ngo iyi ngoma ibisekeje mu buryo buhambaye? Uyu mwami ubwo yatoraga abayobozi bagomba kuyoborana nawe muri kino gihugu cy'Abaroma, yaje gufata ifarasi ye maze ahita yita musenateri. Ubwo byari bishatse kuvuga ngo mu bayobozi bari bahari muri icyo gihugu ni farasi ye yitwaga senateri. Ikindi Caligula yakundaga kwiyita Imana. Abantu baravugaga bati ingoma ye iyobowe ni farasi. Nero yari umwami w'Abaroma, yayoboye ingoma ya 54 kugeza ku ya 68. Ingoma yisekeje mu buhe buryo ndetse kandi iteye n'agahinda. Uyu nguyu mu gihe Roma yashyaga yagiye hafata inanga aracuranga. Yakundaga umuziki kurusha kuyobora igihugu. Abaturage nabo bati umwami ni umuhanzi. Louis wa 16 yari mwami w'Abafaransa. Uyu nguyu yayoboye ku ngoma y'1774 kiza ku ngoma y'1792. Muti ingoma ye byagenze bite? Louis yaratuje cyane kandi yakunda kugira n'ubwoba bwo gufata imyanzuro. Muti byagenze bite? Mu gihe abaturage bari barimo kwigaragambya, Louis we yarari mu bukorikori bwo gufungura amacupa, ibyo bita locks. Ibingibi ni nabyo byahite bituma bamunyaga ingoma ye. Nuko Louis yasonje insingano z'ubwami. Charles wa gatandatu uyu nawe yari umwami w'Abafaransa. Yewe ku ngoma y'1380 kwiza ku ngoma y'1422. Ingoma ye yari isekeje mu buhe buryo? Charles wa gatandatu yizeraga ko ngo ari ikirahure kandi agatinya ko bamukora hagahita avunika. Yakundaga kwirinda abantu maze abantu nabo bati umwami w'ikirahure. Ibrahim wa mbere yari umwami w'ingoma ya Ottoman. Uyu nguyu yayoboye ku ngoma y'1640 kwiza ku ngoma y'1648. Bishatse kuvuga ngo yayoboye imyaka 8. Ingoma ye yari isekeje kandi nateye agahinda. Uyu nguyu yakundaga ubwoya bw'inyamaswa ndetse n'utuntu tw'agatangaza. Yafataga ibyemezo bidasobanutse. Ingoma ye yaje kurangira nabi. Ludwig wa kabiri. Ludwig wa kabiri yari umwami wa Bavaria cyangwa se Ubudage uyu munsi. Yayoboye ingoma y'1864 ageza ku 1886. Ingoma yisekeje mu buhe buryo? Yubatse ingoro z'inkuru z'impimbano. Yakundaga kwiyumvamo isi y'amafilime n'ibitekerezo by'inzozi. Ingoro ze none ni ahantu hagerwa cyane n'abakerarugendo. Mu biganiro binyuraho, indege z'intambara zarashwe, amato yarashwe mu gihe kitari cyanyacyo. Inyamaswa z'inkazi zabayo zikomeye, impfu ziteje inkeke, harimo no kwiyahura kw'abantu. Ibi byose iyo tubishyize hamwe bihinduka uruhererekane rw'ibibazo byugarije isi muri rusange. Ibi byose ni mu kiganiro mucyo tubona kuri Kingdom JBTV. Naho ngiye nitwa Bonviva, ikaze ryurarihorana.